Bana babiryogo muri he muze tubyine shake your baba bantu banje b'i Rwanda bibanga ndabasuhuza oh my people twende kazi twende kazi popo ati twende kazi rero ni Showbiz Live natwe tubaha ikaze mu biganiro bya BGTV uno munsi ni kwa gatatu murabizi ko buri mugoroba tubagezaho ibiganiro by'imwihariko Showbiz Live uno munsi rero turi kumwe na Davis D tubaha ikaze mu za BGTV urakoze cyane ikintu kimwe cyo kucyitwa imyambarire abantu bamaze kwihanagura barabyakiriye kuri mu bantu bambara neza ndagerageza nyine ariko si babitekereje tubungu tu ni urabyuka nyine ukavuga shine boy ni gute na shining nyine imbere y'aba people banje nyine tu nkatamo nyine kuvara gutya tu hanyuma rero ni umunyamuziki ufite indirimbo nyinshi cyane abantu barazikunda hari zateje polémique hanze aha harimo guhera kuri Day micro indirimbo za hafi heruka ubu yiheruka ni Ifarasi ni indirimbo wasobanura gute wowe nka nyiraso ni indirimbo wasobanura gute nyine ni indirimbo zanjye tu ni indirimbo nyine numva ko zankore n'ubundi zasanze ndi Davis D wakoraga ibigoma nyine bimeze fresh urabizi nyizo na za ma people n'ibyo byose za biryogo indirimbo nibandagaho cyane ama video yayo na ziraronoro ziza zinshira ku yindi level nyine tu gusa nyine kuri kwimyoza cyane se oya nta birenze nyine ni kwa kundi nyine bawumva nyine kaje mu nyine ukavuga ati aribi umeze neza se mu buzima biragenda mu bisanzwe bitari music biragenda tu ariko music warayize cyangwa ni ibintu byagize gucyabira akereka music sereka mani biranu nibyo abantu babivugisha music nagaruko ngo ni ngombwa kuyiga mani wese byaje bite nyene ngiye ubundi kuntu byaje ngiyewe mani naciye ara mu biryogo mani bari gukora chapati Bono ukuntu bari kubita mu ipano bakaraga bazamuka hejuru ndavuga ati noneho ngewe nanjye ngomba guhita mbakorera akantu ati abana babiryogo nuko nzamutse gutyo mitankori yo ngoma tu gusa nyene ni Davis D rero turi kumwe ni Showbiz Live ukomeje gukurikira hanyuma Davis D twihuta hari album urimo gukoraho hari ibikorwa byinshi twumvishe byawe ariko cyo kirago tubaze cyane cyane hari indirimbo zateje saga hanze hangaha by'umwihariko bavuga yuko indirimbo ziganje mu magambo atari meza wabivuga hiki man ariko se ngiye sinzi nyine navuga iki se nyine gute man sibyo harimbye ngo micro micro sinago mubizi nyine ugiye kuri stage n'ukenera microphone se iyo uri muri studio za radio n'ukenera mande shata kabari iki mande shatu nyine nukuvuga ngo mande shatu ni triangle nkuko nese abantu bizi imibare ni bayizi hari rectangle na triangle na za hexagon octagon ibinye mande byose nyine imibare ni ibintu wize bura cyane ni ibintu nizi ibintu rabizi cyane bura wize imibare narayize kabisa imibare ngiye mba ndi tayari ku mibare za fuade gutyo kombye hanyuma reka Davis nawe tuze gufata umwanya munini kubera ko urabizi ko nta gace gato dufite ku mutumirwa by'umwihariko ku muhanzi ufite indirimbo ziri hanze zigezweho cyangwa ikintu kirimo kuvugwaho ariko sinzi nimba uri muri informe twaganira neza kuko nabona ucishamo kimyoza oya nari turaganira naje nyine hano kuri no wa kabiri mwijoro nibwo hasohotse amakuru avuga yuko Davis D yaramaze iminsi mu gihugu cya Dubai nibyo nari ndi Dubai nari gukora amashusho nyine y'indirimbo yanjye cyashya nenda gushyira hanze nyine nshishikariza n'abakunzi banje ko bayibana baba biteguye cyane yego Dubai na ahantu heza cyane nakunze kabisa abantu baba bagufata neza nyine ukabona ko na video izabisa neza n'iki kintu cyagushimishije Dubai kabisa umura muntu yanyakitingiye neza bambibi yanyakitingiye neza mu ndirimbo yanjye kandi ni ubona ari nk'itandukanye ry'abakobwa bo mu Rwanda mu kwakitinga mu ndirimbo nabo b'abanyamahanga bitewe nuko abanyamahanga cyane abanyamahanga barirekura byatari akwirekura ushatse kuvuga iki nyine bo nyine no kuvuga ngo man nimba ari ukuvuga ngo araguterura nyine man araguterura ukabibona nyine akabifiringa nimba ari umuririmbi umugati ndaguhobera nyine
Abagobera pana n'umunyarwanda waragobera manu kumva imbavara zikanze sibyo akagukanda kuryo mumva muri shooting umva avunaguritse pe ariko bari soft baroroshye barirekura nyine arakwiha wese nyine tu arakwiha wese yego bigahurira he no kuba yakoze neza mu ndirimbo nyine ntaga mana arakwiye kugezaho n'amafaranga utatirwa nayamo hari ibyo katuzana ku nkuru yavuzwe cyane Davis D wenda uraza kwihangana ikizo ukora indirimbo nziza pe kudesha ariko byatumye nguca n'umukobwa mwakundanaga umuca inyuma hasi ngira muciye inyuma gute man inkuru zagiye hanze amavideo arahari ama audio arahari nako muganira umusaba imbabazi uvuga yuko wagiye nje ntabwo namusaba imbabazi man ariko Aisha man ariko se ntabwo yabyumvise yegura nabyivuze Aisha nyine ngewe Aisha ubundi bibira byo kuvuga ngo arajya gushyira ngo amajwi yanjye hanze ngavuga ngo man none ibundi mu byukuri ikintu yarashingeho ni nk'igi ariko mbara kundanaga gutana amafaranga ye nawe si cyari kiguzi man nge yaranguze nge Davis ariko munyago ufashe ukiye ko ubufasha yaguhaye ndetse ubufasha none nanjye bwari ikiguzi reka tugende reka gufasha umuntu none reka tugende ngo ugende ubyirata man tugende neza uremere ko ariko yakwishyuriye inzu ubamo amafaranga 500 buri kwezi amafaranga menshi abantu baba muri umujyi wa Kigali barabaze 500 ku kwezi man iyo nzo ahanavuga none nashaka inzu nk'esheshatu none nazo ubu cyo zihari rega nagaritse ngicyo uremera ko ibyo bintu yabigukoreye man ayanzo nubwo ari n'amafaranga 500 kodero ni 200 turasa ubundi landlord ngenda diringa nawe agahita yanzo ikizu se cyo kimeze gute kuvuga ngo wowe nubundi nzu wishyiraga 200 ariko je nashaka none izindi nka 500 nka 0 je none umva Davis katujyane neza kazana n'ibintu by'akamodoka karanga uracyarimo kureba Showbiz Live turi kuri BG TV turi kumwe na Davis D ariko reka tuganire neza Davis D ubundi biba byiza mu muco nyarwanda yuko uyu umuntu agize neza umushimira yagira na ukamunenga ariko none si ngombwa gufasha umuntu nyine ngo ugende noneho byirata hirya ariko none umuntu agufasha biha agaciro ubwo biha agaciro okay Aisha se no man iyo nzu remera ko yagukodesha inzu nziza y'ayo mafaranga iyo nzu irahari sibyo ariko jewe hari huzuyemo imbeba ibiki byose urukumva man kumanikamo imyenda mu nzu byonyine garderobe imbeba zarayimaze birirwa bijya muri kubyo naje neresha amarange ngira ute cyari ikizo kimeze gute man jeni naye hari ibintu bitayemeze neza mimbe jeni ninjye ubwo narinze no kuyivugira ariko Aisha kwanza none ngewe ndashaka inzu nk'esheshatu none tugira kuyongera gukodeshereje ariko asubundi none azaze none anayitwara kwanza naniyo nanamu ubundi kuko ngewe nanjye nayitanze amafaranga yanjye buretse reka tuvugane neza Davis dizina ngewe mfite nta nubwo ngeri nyemerera no gukomeza no reka tugende neza Davis D ariko izina ufite ntabwo kwemera guhemuka nanone hako nanjye ntabwo izina ryanjye afite noneho kuza ritoragira gutya mani ariko ngera gufasha imyaka 2 mumaranye imyaka 2 se noneho maze imyaka 6 bro mu muziki imyaka 1 2 3 4 5 6 7 uwo n'uwinyongezo ariko rero wera gufashije kuva mwamenyana ukora indirimbo nziza akakwishyira studio akakwishyira inzu nakugurira imodoka nicyo kibazo gihari akamodoka man imodoka akamodoka se kameze gute ipine ry'imbere nagapine karagato kameze nk'akingorofani kubyo amapine ubundi abiri inyuma na ya Benz kimodoka ni gitoya tekeraho ngakibiki man nge nanayimusubiza kwanza sibyo animba rinini kwanza nayo namusubiza amapine ameze gute agapine k'imbere ko burko nge ninyongeza hano kuri dodani man ngenda gakeya kugira ngo itambirandura yarangiza kamwira ngo ariko wowe ko nawe wiguriye nge yese man aronga ijana murindi se man ngewe nukuvuga ngo nge yarimaye yego ndanabyemera ko yayimaye sibyo ariko se noneho kuyima ni ngombwa ngo yinyurireho umbwiraga abantu ntwaramo ngo ariko nawe ntabwo ari kwifata ntabwo wafata inzu umuntu akwishyuriye ngo yibe ujyane abandi bakobwa nayo ishyira mu mwanya we niba byarabaye koko ese uri koko byarabaye ibyo by'abakobwa se man ngewe anabyemere Aisha noneho kwanza unabyemererwa byumva ngewe noneho fans banje bose ngiye mbafata neza uri kubyo mbafata neza nta muntu ngewe ngo ariko umuntu akugura imodoka urangije mani n'abandi bazikura mari bakagura n'indege mani ariko sibyo ibyo unza naho byayishe n'ibiki ariko rero nimba bavuga ko yagufashije wakayubaha icyo kintu basi nibura none no okay ubundi kibazo nyamukuru mfitanye nayo ubundi ni iki natwe byaducanze ko kamaze kuboneza audio urabizi turi muri Showbiz zagiye hanze abantu barazumva ariko umva ikibazo cyari Davis nese siyiteje abantu niteje abantu je Davis D izina mfite man narubwo ni nyemerera no kuba nakomeza no ariko ubundi ayishawe niki man niki uramba bibi no uri muri video no aranamurenze nare hano Aisha ni wundo Aisha dushimya kine urukubemo reka ibintu by'ubwana niwe mukuru imyaka intu dushese naga ari mito wazo umwangije ibyo byose Aisha urumva ko wahemutse yego ariko mbajije urumva ko wahemutse
izo zose uvuze narazikoze ariko warahemutse nanone kuri AISHA waramuhemukiye niba umwana yagufasha akaguha amafaranga kugurira imodoka akagufasha ibyo bintu byose cyari kiguzi se man ngiye yaranguraga man akase ubundi none icyo yanshakaga ngiye ntiyakibonye se yagushakaga iki nawe yabitangaje nyine yabyivugiye man umva mbwire baby nako bro ngewe umva gato DFCD ni byiza ko twaganira kugira ngo ibintu nimba nawe arimo kureba televiziyo none hanga nebizo ko ashaka kuba dukurikiye amenye ngo bihagaze gute kugeza ubu umunsi none wowe nicyo wamubwira urebye muri kamera AISHA oroha mu mutima sibyo ugenze gakeya wikigira umuntu w'umwana muri akakanya kuko ni ngombwa man AISHA tuza sibyo wowe tuza ariko narambaye uko bari kugaragaza ubwana bwinshi uko ntabwo umuntu yagufasha ubuyobozi bucyagufashije okay ndabyemera ndi kugaragaza ubwana ariko ndi kugaragaza ubwana kuri none se wowe garagaza ubukuru none wari kundusha iki kucyafashe none amaudio akayashyira hanze ariko imyaka umwibiri 3 ine man umuntu abakuruta man abagomba ku mwana ariko yabara ko yaguhaye imodoka deka kabiri tyagamaye kandi nagari imodoka inzu ubamo wowe utigeze wishyurira man ndashaka inzu 6 zimeze hano hose mu mujyi wa Kigali zimeze nkazo ngiye none nzishyure ashyire muri abashiki be n'abasaza be n'abarumuna n'ababyara be bose none ngewe bashyire famille yose mwipakira gucya mbashyire ku mupfundikizo none ngewe nyibishyurire management yanjye management yavuze ko management yakiriye ko mari ngo yaguhaga amafaranga yanze amazi ndirimbo se shahu bamwandikeho bandikeho ngo AISHA director bandikeho ngo producer AISHA bamwandike iki ndumva bikomeye reka wenda tubivaho twikomereze mu muziki ufitiye imishinga kugeza ubu ngubu imishinga ngiye mfite irangoma yanjye reka manza nyishyira hanze ariko yavuze ko ngo itazanasohoka mu gihe ayisore ariko saranga kuyisohora nine ni muntu ki nyine wanga kuyisohora ni iki we AISHA iki kuryo warayirikodinze warayimasterinze warayifirimye muri kamera twahuriye muri nuza muri karaba yabyinnye yasinze uri kubyumva managiye mbona abantu bose bamwitaje ndavuga ati reka mufate neza sibyo mutricingira akakwini kumva bro man mugusha neza ndamutana no urakoze cyane no kuvuga nahantu twahuri iyo ntamufata neza ibikomere yari gutana wowe yari kubyivuza amafaranga angana gute muri macha bako byawaniyemo kwanza inzu imodoka nta nikimwe nzana gusubiza ego ko ariko bro tekereza washyirira kucyo wowe utakuvuga uti dore ibintu wamfashije dore ngibi unamushimire ukora ibyawe bro uzi n'ikintu bro akatekereza umuntu kuzamukana kuriya hejuru y'umwana umwe none so ubwo none tugize abana batatu none byabemeze ariko ubundi reka nzwe uri kubyara n'icyaha man reka nzamwereka sisho umuntu ntafite abana man hari ubukwe bwe watashye nuza Bruce Melody ntafite abana hari ubukwe bwe watashye mwese ubundi arambaza iki man nese ubwo nimba atangiye kuvuga ngo iby'umwana man none je namuzane none wo murere none ndabizi se ko yabimpishe ntabwo wari unabizi ntabyo yambwiye jewe ira audio ne wayikodinze ninde ira audio twumvisha yagiye hanze ira record AISHA cyakoze kamubwira man uretse abantu baba babiri inyuma uri fake ntago babura man ishyamba muri muzika man ntago rijya ribura nabyo byashoboka ugasana abantu bamugiye mu matwi cyane je nimba ari n'inzoga AISHA uba wanyweye kubyumva noneho ariko nawe wivugiraga nuko dawe tuzamutumira batubwire ariko avuga ko inzoga ziguye ngo narakubwira cyane ngo nta n'icupa nimwe uramugurira nta n'icupa none yaje iwanjye noneho mwakiriza amazi ya robine cyangwa y'imvura hari amazi none namusomesha ariko se David tugende dusubire ugiye muri Dubai ukoze indirimbo umukobwa mukwanya muri video akavuga ko ari ibintu wafite amakuru yuko hari ibintu mwakora afite amakuru afite record afite video niye proof afite nyine igaragara man akavuga ko ayifite Rax ubundi ibyo byose kuki atabivuze nyine ku bandi bakobwa nagiye nkoresha mu mavideo naho nicyo yibaza ko kinyira atagize ikibazo ku bambere akabigira ko nyine man yo ni just man just aba yazanye man nese umukobwa ubundi ni wahe ni wa Dubai musanga muziranye wapi twamenye ni man ni cyuki fo arifunga nyine ukabona ni biragwamo ibiki
nyine we nyine yoroshya ubuzima naga man gabanya ibintu by'ubwana sibyo tuze twege twumvikane nk'abantu bakuru ura mu bibi n'ahantu muhuriye ntari kuri level yawe man matandukanye n'ahantu muhuriye natwe icyo twifuza ko mwatanga nandi ura mu bibi wanafungura n'arasaze imishumi y'inkweto natwe icyo twifuza rero wowe tuze nk'abantu bakunzi bawe bakunda umuziki ukora ndetse n'abashuti ba Aisha ndetse n'umunyarwandakazi muri rusange twese twifuza yuko umunyarwanda wese abaho yishimye nuko mwakumvikana mugakina ibibazo byamitakomeje kwikira hanze ndakeza ko byatari ibintu byiza cyane ibyo ngibyo ejo ntabwo tuvanga ibintu wenda ngo bamuziho Aisha kwanza none reka tubonane none tubikemure sibyo se nashaka ko tubikemura amara kwitara kuri telefone kugeza ubu ni gakeye okay reka tumuveho rero nakari gaciye murakeza ko bitoroshye nakomeje mbona unacisha mu kimyoza ariko ntabwo byari byoroshye rero ubu nguri urugiye gukora iki nyuma y'ingu ugiye gukora iki genda kora muziki kuri kino kibazo kuri iki kibazo ugiye kumusaba imbabazi wemere mwongere mumerane neza ushaka cyangwa ko mwanatandukana ubundi ko kuramukuna mu mutima urumva ari umuntu ukunda Aisha niwe muntu nayifiteho gahunda sibyo Aisha niwe mfiteho gahunda you know baby sibyo you know I love you so sinzi rero man kuvuga ngo ndavuye Dubai ngo 2 days naguhamagaye ngene ndi mukato bavuga ko ndaza ariko kuri Dubai kutamuvugishije ko namuvugishije man namubwiye baby downloading app sibyo ariko iyo app yakubwiye yuko no kuri WhatsApp mwera kwa mwavuganye ari hakora voice notes zonyine na messages sana kandi namugaga akambwira ngo tuvugane kuri video call namugaga downloading no app nasa video call ku time cyangwa se WhatsApp call nyina hari naguzi kundi ibyo byari byakera muri za 72 yavuze ko ari abantu baho bajya bavuga abantu bose bavuganira kereka zira yo app nyine yo baravugana nyine ibyo nakumubwira kuki watayi downloadinze nabise man niba ari ikibazo wagize niba ari mega man kuki utanambwije ukuri nimba ari megabyte wari wabuze ngiye ngazohereza ukadownloadinga gose yazobera gute kandi akwishyura ubwo rero ubwo nago anshirizo mbere yuko dusoza ikiganiro amafaranga ukwezi mwarayishyuye inzu ayo ukwezi ahubwo nyine Andro yanambwiye ko nyine gerageza ubisoze yambwiye ko nyine ari mu kundi kwezi neza ko ibintu bitangaje kuko urumva nimba se kuki sitayishyurira base kuno kwezi nje man naziyishyurira man ariko nukuvuga ngo iyo umuntu yafashe inshingano man nago bakitera mu bintu nyine ngo ugende wicyanutse sibyo inshingano yazifashe naribi niba cyo wamusaba nabanze yishyura amafaranga we ni na meza turimo nande odi nayishyura ubundi bindi tubikemure nta birenze to umwana uramwemera man cyane namba kuri bifiteho ntago ndabimenya neza okay reka tugushime rero nize project nshyashya ufite mu muziki zigiye kuza abantu bakwitega Davis dingiye kuzana indirimbo nshyashya ndategura ibitaramo bitandukanye hehe hari ibyo hari nteganya gukorera i Londres mu Bwongereza ariko njya gufite abantu babishimye mangenda bafite ariko Aisha nuko abashaka kunkorwa hano mu bwonko man Aisha ubundi ngena ubundi zira video gukora video nziza ubundi bushobozi ni Aisha birimo ni management man va kuri Aisha man Aisha yigo ndamushimira ariko nukuvuga ngo ngiye management yanyu man mfite n'abantu bro banambure barenze n'ibyo byose kandi akabazo kanyuma dusoza wumvaga yakaba yabikoze gute Aisha ngiye ari kuba yamamagaye ariko yaraguhamagaye yikumpamagara giye ariko nashyiremo bira byo gufata man amajwi sibyo giye tukagenda akazi wanjye cyangwa se nkagiwe man sibyo tugaciringa nyine bikarangira okay ndije jambo bamubwira dusoza Aisha ibintu by'ubwana I love you you know baby reka tugushimire bakurikiye Showbiz Live kuri BGTV ibiganiro byayo birakomezanye nitwa Jafet kandi kumwe na Davis wakoze cyane kuza mwakoze kabisa Showbiz Live nakagaruka